tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye ku gice cya kabiri mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Tukaba twararebeye hamwe uburyo Nahumu yahanuye ibirebana no kurimbuka kwa Ashuri. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira uburyo Ashuri yari ubwami bukomeye kandi bukize, ariko ibyo byose bitabujije Imana kuharimbura kuko abashuri basengaga ibigirwamana. Reka tubanze dufate akaruhuko hanyuma ngaruke mu kanya twinjira neza mu isomo ry'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kugeza aho utangara. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 6 haravuga ngo aribuka ibirangirire bye uko bagenda basitara, barihutira kujya ku nkike zaho kandi bakitegura kwirwanaho. Nineve yarimbutse igihe Abamedi bateraguye umurwa bayobowe n'uwitwa Siyasaresi. Icyo gihe Babuloni ntiyari igikomeye, ahubwo yiyunze n'Abamedi muri iyo ntambara yo gukuraho ubwami bwa Ashuri. Umwami wa Ashuri yishingikirizaga abayobozi b'ingabo ze, ariko kubera ubwoba bagiriye ubu bumwe bw'ingabo z'Abamedi n'Abakarudaya, ingabo z'Abashuri zaje gutsindwa urugamba. Birumvikana nyine ko icyabaye ubwa mbere ari uko inkike zose zari zigose Nineve zabanje gusenywa. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo imigomero y'imigezi iragomorowe n'ingoro y'umwami irariduka. Hano Nahumu yahanuye ko uruzi rwa Tigre ruzahinduka umujyi, kandi koko niko byagenze, kuko icyo gihe Nineve haguye imvura nyinshi, uruzi rwa Tigre ruruzura maze amazi yarwo asendera umujyi wose wa Nineve. Nuko amazi asenya ibihome by'uwo mujyi, maze Nineve ihinduka nk'ikidendezi. Niyo mpamvu twasomye ngo imigomero y'imigezi iragomorowe n'ingoro y'umwami irariduka. Nekereza ko amazi yasenye imfatiro z'umurwa wa Nineve kugeza ubwo umurwa wose uguye hasi. Abanyamateka bavuga ko Nineve yose yasenyutse, kandi birashoboka cyane kuko hafi 1/2 cy'inkike z'umurwa wa Nineve cyari cyubatse hafi y'uruzi rwa Tigre. Umurwa Nineve wari wegereye amazi cyane, nicyo gituma amazi yawusenye bikorohera umwanzi kwinjira muri uwo mujyi. Mu yandi magambo, amazi yakoze umurimo umwanzi atari kubasha gukora. Wakumva ibi yahita byumva neza yuko Imana yagize uruhare mu isenyuka rya Nineve, kuko habayeho umwuzure utunguranye maze usenya amarembo y'umujyi yose, bituma umwanzi yigabiza ibice byose bya Nineve. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 8 haravuga ngo Huzabu yambitswe ubusa ajyanwa ari imbohe, abajabe baraganya nk'inuma ziguguza bikubita mu bituza.
Ijambo huzabu ni nko kuvuga ngo biranditswe ngo. Mu yandi magambo, icyanditswe cyo muri Nahumu ibice 2 ku murongo wa 8 dushobora kugisoma tugira tuti: biranditswe ngo yambitswe ubusa ajyanwa ari imbohe, abajabe baraganya nk'inuma ziguguza bikubita mu bituza. Mu buhamya bwe bugufi, Dr. Vernon McGee yagize ati: nkiri umusore muto nakundaga guhiga inuma aho twabaga muri Texas ndi kumwe n'inshuti yanjye. Ku gicamunsi twajyaga hafi y'icyuzi cyakoreshwaga mu kuvomera amatungo, akaba ariho twirirwa. Nuko inyoni zikaza maze tukitonda tukazirasaho tugira ngo duhamye inuma, maze zigahita zigurukira hamwe, urusaku rw'amababa yazo rukamera nk'umuntu uri gukubita urushyi mu gatuza ke. Iyo rero ni ishusho yerekana neza ubuhanuzi Nahumu yavugaga hano. Kwikubita mu gituza batubwira hano bisa n'urusaku rw'inuma zigurutse. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani hakicyubahiro. 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 Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 9 haravuga ngo: ariko i Nineve uhereye kera hari hameze nk'ikidendezi cy'amazi, ariko ubu barahunga. Barabahamagara bati nimuhagarare, nimuhagarare, ariko ntihagira n'umwe ukebuka. Ngo ariko i Nineve uhereye kera hari hameze nk'ikidendezi cy'amazi. Umwuzure winjiye muri Nineve, maze uyu murwa wose uhinduka nk'ikiyaga. Ngo nimuhagarare, nimuhagarare, ariko ntihagira n'umwe ukebuka. Umukuru w'ingabo z'Abashuri yategetse ingabo ko zitarekura igihugu, ariko umwuzure umaze kuza n'umwanzi amaze gutera, ingabo z'Abashuri ziva ku izima, ntibaba bacyumviye abayobozi babo, ahubwo bahitamo kwirukanka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 10 haravuga ngo: nimusahure ifeza, musahure n'izahabu, kuko ibibitswe n'ubwiza bw'ibintu byose by'igiciro cyinshi bidateze gushira. Ngo nimusahure ifeza, musahure n'izahabu. Umwanzi yahamagariwe kujyana ifeza n'izahabu by'Abashuri. Ngo kuko ibibitswe n'ubwiza bw'ibintu byose by'igiciro cyinshi bidateze gushira. Umurwa wa Nineve wari ukize cyane kandi unatatse neza. Ingoro zaho zari nziza bihebuje, kandi Abashuri bari babayeho neza cyane kuko bari baranyaze imitungo itandukanye mu ntambara bari baratsinze zitandukanye. Ibi byerekana ko Abashuri bari barasahuye ibintu by'igiciro byinshi mu mahanga atandukanye barwanye nayo. Kabone n'ubwami bw'amajyepfo bw'Ubuyuda, kuko nabwo bwatangaga umusoro kuri Ashuri y'icyo gihe. Ibyo byose rero biri mu byatumye umurwa Nineve ukira cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 11 Bibiliya iravuga ngo: harimo ubusa, hose n'umusaka harasenywe, umutima urihebye, amavi arakomangana, imibabaro y'abaciye imigongo, kandi mu maso habo hose harasuherewe. Ngo harimo ubusa, hose n'umusaka harasenywe. Abashuri bari baranyaze ibintu by'igiciro mu bihugu bitandukanye, maze babikusanyiriza ahantu hamwe i Nineve. Ariko ubwo abanzi bateraga, basahuye ibyo bintu byose byari Nineve. Ngo umutima urihebye, amavi arakomangana,
Iyo amavi yawe akomanganye biba bisobanuye ko ufite ubwoba, biba byerekana ko hari ubwoba mu mutima wawe. Uko ni nako byagenze mu ngabo z'Abashuri. Twasomye kandi ngo imibabaro yabaciye imigongo, kandi mu maso habo hose harasuherewe. Iki cyabaye igihe cy'ubwoba bwinshi ku Bashuri, kuko nabo ubwabo bari bazi neza ko amahanga y'icyo gihe yabangaga urunuka. Ibihugu byari bikikije Ashuri byarayangaga, kuko Ashuri cyari igihugu cy'abagome. Nuko rero hari hageze ko amahanga yihorera kuri Ashuri. Aho kugira ngo amaraso ameneke mu maso yabo, Nahumu yavuze ko mu maso habo hose hasuherewe. Ngewe ntekereza ko aya magambo asobanura uburyo Abashuri bambaye ibigunira maze bakisiga ivu ku mitwe yabo. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice 2 ku murongo wa 12 haravuga ngo, ubuvumo bw'intare buri hehe? Nawe imigunzu y'intare irira, aho intare y'ingabo n'iy'ingore n'ibyana byazo byajandajandaga bitagira icyo byikanga. Ashuri na Babuloni bakoreshaga igishushanyo cy'intare nk'ikirango cy'ubwami bwabo. Hano rero Nahumu yakoresheje ijambo intare ashaka kuvuga ubwami bwa Ashuri n'intwari zaho, kuko intare yari ishusho y'ubwami bukomeye. Nuko Nahumu akoresha iyo shusho agamije kuvuga yuko ubwami bwa Ashuri nubwo bugereranywa n'intare kandi ko bukomeye, amaherezo intwari zaho zapfuye kandi zashizeho. Muri Nahumu ibice 2 ku murongo wa 13 haravuga ngo, intare itanyagurira ibyana byayo ibi bihagije, ikanigira ingore yayo, ikuzuza amasenga yayo ibyo yishe, n'ubuvumo bwayo ibyo yasahuye. Uyu murongo dusomye ushaka kwerekana uburyo Abashuri bari ingabo zikomeye zigereranywa n'intare zariye neza, ariko hagera igihe ubukana bwabo burashira, bageraho nta kintu basigaranye cyo kurya, kuko umwanzi yari yatwaye ibyabo byose. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yacu. 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 Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 2 ku murongo wa 14 haravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo aravuga ngo, dore ndakwibasiye kandi nzatwika amagare yawe y'intambara, ahinduka umwotsi, n'imigunzu yawe y'intare izicishwa inkota. Nzakura iminyago yawe ku isi, kandi ijwi ry'intumwa zawe ntirizongera kumvikana ukundi. Uwiteka Nyiringabo aravuga ngo, dore ndakwibasiye nshuti yanjye. Ndakubwiza ukuri kw'Imana itagikunda gukoresha bene iyi mvugo, kuko aho yayikoresheje ni kuri uyu murongo gusa, no ku nkuru ya Gogi na Magogi dusoma mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 38 no mu gice cya 39. Benshi muri twebwe bizera ko ibivugwa muri iki gitabo cya Ezekiyeli bihanura Uburusiya bwa none. Nyamara ariko hariho n'abandi bahakana ubwo buhanuzi, bakavuga ko uterekeza ku Burusiya bwa kino gihe. Muri icyo gitabo cya Ezekiyeli, Imana yabwiye Uburusiya ngo, ndakwibasiye, kandi natwe ibiduhamiriza mu kuduha ingero zitandukanye. Mu by'ukuri Uburusiya bwahawe ubutumwa bwiza na mbere yacu, ariko uyu munsi
politike yabo ya gikomunisite ikomeje kwigomeka ku Mana. Uburusiya ni igihugu cyuzuyemo abahakanyi n'inyurabwenge z'abarusiya zirabihamya. Ariko Imana yabahagurukiye kuva kera bataranaba igihugu, maze irababwira ngo ndakwibasiye. Hano muri Nahumu naho Imana yaravuze ngo ndakwibasiye, kandi ibi yabibwiraga Nineve bari baratumweho umuntu w'Imana ari we Yona, nuko bagarukira Imana. Ariko hashize igihe barongera batera Imana umugongo. Inshuti yanjye, ibi bisa n'igihe wakiriye umucyo maze ukageraho ukawanga. Umwami Yesu yagarutse kuri iyi ngingo, aho yavuze ngo nuko umucyo ukurimo n'ubu umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 ku murongo wa 23. Mu yandi magambo, iyo umucyo urasiye mu maso yawe maze ukavuga ko udashobora kubona, biba bisobanuye kuri impumyi. Ibi binyibukije inkuru y'umusore muto wagwiriwe n'ikirombe ari kumwe n'abandi bagenzi be, nuko abantu baza kubatabara bihuta, kandi mu byo bari bitwaje harimo n'amatoroshi. Aba batabazi bakigera mu kirombe, ikintu cya mbere bakoze bacanye amatoroshi yabo. Nuko wa muhungu muto aho yari ahagaze aravuga ngo kuki batari gucana amatoroshi yabo. Abari kumwe na wa musore muto bose batangazwa no kumva amagambo y'uwo muhungu, ariko bahita bamenya yuko uwo muhungu yahumye. Nshuti yanjye, ngira ngo urabyumva noneho. Igihe uyu musore na bagenzi be bari mu kirombe, nta n'umwe wigeze amenya ko uyu musore yahumye. N'uyu muhungu kandi ntabwo yari kumenya ko yahumye, kuko yatekerezaga ko aho mu kirombe nta mucyo uhari. Umwami Yesu yaravuze ngo nuko umucyo ukurimo n'ubu umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi. Aya magambo rero asobanuye uko impumyi bimeze. Ni nayo shusho Nahumu yari hatanga hano. Abashuri bari barahawe umucyo, ariko hagera igihe barawanga, kandi iyo wanze umucyo uba wishyize mu kaga. Twasomye kandi ngo nzatwika amagare yawe y'intambara ahinduka umwotsi, n'imigunzu yawe y'intare izicishwa inkota. Nanone kandi aya magambo asobanura ku bagabo bakiri bato b'abanyembaraga, kuko intare yari ikirango cyerekana igihugu cyangwa ubwami bukomeye. Ngo nzakura iminyago yawe ku isi, kandi ijwi ry'intumwa zawe ntirizongera kumvikana ukundi. Mu myaka 100 yari imaze gutambuka, Imana yakijije Nineve kubw'imbabazi zayo ubwo Abashuri bayihindukiriraga. Ariko hagera igihe Abashuri basubira kwanga Imana, nuko Imana igambirira kubahana. Irababwira ngo ndabibasiye, ngiye kugushyira hasi ku buryo utazongera kubaho ukundi. Nukuri ubu bukwiye kuba ubutumwa ku bihugu bikomeye byamaze gutera Imana umugongo. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kitwinjije mu gice gishya, aricyo gice cya gatatu mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Mu gice cya gatatu Nahumu yerekana impamvu Imana yarimbuye Nineve, akanerekana ko Imana yabikoze ikiranuka. Kurimbuka kwa Nineve ni igihamya cy'uko icyo umuntu abiba aricyo azasarura, nk'uko binanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 ku murongo wa 7. Uku ni nako kandi bishobora kugendekera igihugu icyo ari cyo cyose, ko Imana igira uko ikorana n'abantu n'ibihugu byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abahanga benshi bavuga ko igice cya gatatu cya Nahumu kivuga kurimbuka kwa Nineve mu buryo bubi cyane. Ibyo bakabivuga bisunze ku kuba nta handi wasoma mu byanditswe ngo wasanga amagambo akarishye nk'ayo muri Nahumu ibice 3. Reka ngusabe ufate Bibiliya yawe dusomere hamwe amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice 3 ku murongo wa 1. Haravuga ngo, umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano, wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi, ntabwo basiba kunyaga. Hano batubwira ibyabaga muri uyu mujyi wa Nineve, ngo umurwa uvusha amaraso uzabona ishyano. Nineve, umurwa wa kera, umurwa wa Ashuri, wari uzwi cyane ko ari umurwa utuwemo abagome kandi bavusha amaraso. Abashuri batinywaga cyane n'andi mahanga. Nubwo ingabo z'Abashuri zagendaga buhoro, ntibizibuza kuba zari zimeze nk'umuhengeri ukuraho buri kintu cyose uhuye nacyo mu nzira, kuko abantu bahitagamo kwiyahura aho kugwa mu maboko y'ingabo z'Abashuri. Twasomye kandi ngo wuzuwemo ibinyoma. Ashuri cyari igihugu kitigeze gitsura umubano n'andi mahanga, cyari igihugu kitizerwa mu gusohoza amasezerano cyabaga cyagiranye n'andi mahanga ajyanye no kubarinda. Ntekereza ko ibi ari nako bimeze mu bihugu bya kino gihe. Byinshi muri ibyo bihugu bikora za propaganda ariko zitari izo kwizerwa na gato. Amashyaka yo muri ibyo bihugu avuga ko azanye impinduka, ariko ibyo asezeranya abantu biba ari ibinyoma byambaye ubusa. Inshuti yanjye, ikintu cyangombwa gikenewe uyu munsi ni ukuri, kuvugisha ukuri. Kimwe mu byatumye Imana ihana Nineve nuko uyu mujyi wari wuzuwemo ibinyoma n'ubwambuzi. Uko niko bimeze no mu bihugu byacu. Igihe kimwe nari mu nzu y'inshuti zanjye. Aba bantu bari beza kandi bari banatuye ahantu heza cyane, ariko igitangaje nuko ingo zabo bazifungishaga ingufuri 1, 2 cyangwa 3. Nshuti yanjye, utekereza ko uyu munsi dutuye mu isi imeze ite? Tuvuga ko turi mu isi yubahiriza amategeko, nyamara siko biri namba. Mbega ukuntu uyu murongo dusomye uvuga byinshi kuri iyi si ya none. Igihe natangiraga kwiga iki gitabo cya Nahumu, numvise nabaza Nahumu nti, ese Nahumu, uriho uravuga iby'iyi si ya kino gihe? Kuko ibyo uvuga kuri Nineve bisa cyane n'ibiri kuba muri iki kinyejana turimo. Igitabo cya Yona na Nahumu cyerekana uburyo Imana yihanganira ibihugu igatinda kubihana, kandi uko niko Imana yakomeje kwihanganira ibihugu byinshi mu isezerano rya kera. Ibi bitabo kandi, ndavuga igitabo cya Yona na Nahumu, byerekana uburyo ubuyobozi bw'Imana bwinjira mu buyobozi bw'abantu. Uyu munsi Imana itegeka umuntu, kabone n'ubwo akomeje kwijandika mu byaha. Imana niyo kandi itegeka amahanga. Na n'uyu munsi ni iki yategetse? Nusoma amateka uzabona ko hagiye habaho ibihugu bikomeye na za civilisation zikomeye, ariko byose bikarangira bishenywe. Utekereza ko ari ukubera iyihe mpamvu? Ukubera Imana yagiye ihana amahanga. Nshuti yanjye, uko ni nako bimeze no ku Rwanda, kuko tutari abantu badasanzwe. Twakwibwira ko tudasanzwe, ariko siko biri. Dushobora gutekereza ko turi gutera imbere muri Afurika, nyamara ibyo ntacyo bivuze mu gihe tutabasha kubaha Imana, kuko hariho ibihugu by'ibihangange biruta u Rwanda byarimbutse kubwo kutubaha Imana.
Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imani hapi icyubahiro. Muvandimwe wakomeje kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko maze kubikumenyereza, mbere yuko dutandukana, reka ngugezeho incamake y'ibyo twaganiriye kugira ngo bifashe na wa wundi tutatangiranye. Muri make nakubwiye ko Ashuri bwari ubwami bukomeye kandi bukize, kubera ko bari barasahuye imitungo myinshi mu bihugu bagabyemo ibitero, ndetse bakaga n'imisoro myinshi amahanga yari abakikuje. Ariko umunsi uza kugera, Imana ishyira iherezo kuri ubu bwami bwa Ashuri, irimbura umurwa waho witwa Nineve kubwo kutumvira Imana no kuyitera umugongo. Reka dusabe Imana kugira ngo idushoboze kandi ifashe iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ngo hato tutazagira iherezo nk'iry'ubwami bwa Ashuri. Reka dusenge. Mana, ndagushimira kwiri jambo rizigihe, nkweretse u Rwanda uruhindura igihugu kikubaha. Abayobozi bacu ubayobore ngo mu byo bagambirira byose bashyire izina ryawe imbere, hato tutazagira iherezo ribi nk'aya mahanga yarimbutse azira ubwibone bwabo no kutakubaha. Bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka, nzakubwira uburyo kwijandika mu bigirwamana, kuroga n'ubusambanyi, ibyo byose byatumye Imana irimbura Ashuri. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tw/org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.